iteka. Mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadoki kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu kuva saa 11:45 za mu gitondo. Vari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Ese ndamutse mvuze yuko mfite ubugingo buhoraho, ndamutse mvuze yuko ntazarimbuka, naba mvuze ikintu abandi bizera batigeze bavuga, kitigeze kiba mu mitima yabo? Reka turebe abizera bari bazi neza yuko bakijijwe duhereye mu isezerano rya kera. Iyo turebye mu Baheburayo igice cya 11 umurongo waho wa 4, havuga ko umuhungu wa Adamu yabonye umuhamya ku Uwiteka ko ari umukiranutsi. Biragoye ko hagira umuntu ugira icyizere kiruta iki ngiki. Abeli yabonye umuhamya ku Uwiteka, yahamijwe n'Uwiteka ko ari umukiranutsi. None se urumva Abeli atarazi ko akijijwe? Itangiriro igice cya 7 umurongo waho wa 1 tubona ko Nowa yinjiranye mu nkuge n'abo mu nzu ye. Imana yaramubwiye iti, injirana mu nkuge n'abo mu nzu yawe mwese, kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye mu biki gihe. Wow! Imana ubwayo iratinyuka ibwira Nowa iti, rero Nowa, injirana mu nkuge n'abo mu nzu yawe, kuko nabonye mu biki gihe bose ko ari wowe ukiranuka mu maso yanjye. Mu gice cya 6 cy'itangiriro ku murongo wa 9 tubona ko Nowa yari atunganye, akiranuka mu bigihe cye, kandi agendana n'Imana. Imana yamubwiye ko ari umukiranutsi. Ntabwo ari abantu babimubwiye, ntabwo ari ibyo yarose, ntabwo ari ibyo yishyiragamo. Imana ubwayo niyo yamwibwiriye ko ari umukiranutsi. Ibyo ni ibyiringiro bihagije. Hari undi mugabo witwa Aburahamu. Itangiriro igice cya 15 haravuga ngo nuko yizera Uwiteka, hanyuma Uwiteka akora iki? Abimuhwaniriza no gukiranuka. Uyu murongo uvugwa nonaha mu Baroma igice cya 4 umurongo wa 3, yewe no mu Bagalatiya igice cya 3 umurongo wa 6. Paulo yigishije yuko jye nawe dutsindishirizwa no kwizera gusa, kimwe nk'uko Aburahamu yahamijwe ko ari umukiranutsi hashingiwe ku kwizera kwe. None se ntitwasomye amagambo umukiranutsi Yobu yavuze? Byaba bigoye gushidikanya ibyiringiro by'agakiza ka Yobu, aho Yobu yivugiye ko azi neza umucunguzi we, kandi ko uruhu rwe nirumara kubora azareba Imana. Yobu yavuze yuko nta muntu uzamubwira ibyayo, ahubwo we azi neza yuko azayirebera amaso ku maso. Ese urambwira yuko Yobu yashidikanyaga ibyiringiro by'agakiza ke? Yari azi neza yuko akijijwe. Yobu yari azi neza yuko urupfu rw'umubiri nta kintu ruvuze, ahubwo yari azi neza yuko urupfu rw'umubiri rumukingurira amahirwe yo kurebana n'Imana amaso ku maso. Icyamukagira mbene ibyo byiringiro. Dawidi muri Zaburi ya 40 umurongo waho wa 2 aravuga, kandi ankura mu rwobo rwo kurimbura no mu byobo by'isayo, ashyira ibirenge byanjye ku rutare, akomeza intambwe zanjye. Ese hari ubuhamya bw'imbaraga z'Imana zikiza bwa rutangahara? Muri Zaburi ya 51 umurongo wawo 12, unsubizemo kunezezwa n'agakiza kawe. Icyaha cyari cyamwibye umunezero, ariko yarakiyiringiye, yarakiyiziho. Ndavuga Dawidi yarakiyiziho agakiza k'Imana. Ntabwo yavugaga ati, ubwo nakoze icyaha sefi nibyarangiye, nari mfite kwizera ejo hashize, ariko uyu munsi byapfuye, ubu ngubu nta kundi, nyine ndarimbutse. Oya, ahubwo icyo yasabye Imana ni uko Imana yamugarurira umunezero w'agakiza. Bivuze iki? Bivuze yuko uba ukijijwe. Iyo ukijijwe koko nk'uko biri bivuga, kandi iyo ukijijwe ushobora kwibwa
umunezero wawe w'agakiza no kugwa mu cyaha runaka, ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi ntabwo ikurekerayo, ahubwo iyo uhagurutse Imana ikugarura wa munezero w'agakiza, ntabwo ikugarurira agakiza bundi bushya, kuko agakiza iyo ikiguhaye iba ikaguhaye. Yesaya igice cya 6 umurongo waho wa 7, dore riri gukoze ku munwa, gukiranirwa kwawe gukuweho, ibyaha byawe biratwikiriwe. Yesaya yakiriye ubwishingizi bweruye abuhawe n'Uwiteka, kandi ko ibyaha bye bikuweho maze akaba ababariwe. Uyu mugabo ndamukunda cyane, ngo akimara kumva ibyo ijwi ribariza mu ijuru riti ninde natuma? Ati ntuma. Niyiriwe baza turatuma cyangwa biragenda gute? Oya, yaravuze ati ntuma. Umuntu wese ukijijwe ahinduka uworoshye imbere y'ubushake bw'Imana, yemera gutumwa nayo, yemera gukoreshwa nayo. Aba bagabo, Abeli yarazi neza yuko akijijwe, Nowa yarazi neza yuko akijijwe, uyu nguyu Aburahamu niwe sekuruza w'abizera, yarazi neza yuko akijijwe. Yobu, Dawidi, Yesaya n'abandi benshi cyane bari bazi neza yuko bakijijwe. Iyo tuje mu isezerano rishya tubona abantu bari bazi neza yuko bakijijwe. Muri Petero wa 2 igice cya 1 umurongo waho wa 10 hari amagambo agira ngo kurushaho kugira umwete wo gukomeza guhamagarwa no gutoranywa kwanyu. Ushobora guhamya agakiza kawe bitewe n'uko uzi neza udashidikanya. Nta kindi cyagushoboza guhamya iby'agakiza kawe keretse kuba uzi neza udashidikanya. Soma muri Petero wa 1 igice cya 3 igice cya 1 mumbabarire umurongo wa 3 kugeza ku murongo waho wa 5. Petero wa 1 igice cyaho cya 1 umurongo waho wa 3 kugeza ku murongo waho wa 5 hari amagambo agira ati, Petero wa 1 igice cya 1 umurongo waho wa 3 kugeza ku murongo waho wa 5. Bibiliya irambwira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari nayo se ishimwe, kuko yatubyaye ubwa kabiri nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ibyiringiro bizima. Wabibonye? Tugire ibyiringiro bizima tubiheshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo, tuzabona umurage utabasha kubora cyangwa kwandura cyangwa kugajuka, ari wo namwe mwabikiwe mu ijuru, mwebwe abarindwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera, murindirwa agakiza kiteguwe kuzahishurwa mu gihe cy'imperuka. Urabona ko abizera bongeye bakabyarwa bwa kabiri kubw'umuzuko, bakinjira mu byiringiro bizima kandi no mu murage utangirika uhoraho w'iteka n'iteka, uwo turimo turindirwa n'imbaraga z'Imana. Iyi mirongo ni amagambo akomeye y'ubwishingizi, ni amagambo akomeye y'ubwishingizi. Umugabo witwa Yohana mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 2 n'umurongo waho wa 3 aravuga ngo iki nicyo kitumenyesha yuko tumuzi, nuko twitondera amategeko ye. Yohana wa 1:3-14, twebwe tuzi yuko twavuye mu rupfu tukagera mu bugingo. Yohana intumwa y'Imana yaravuze ngo twebwe tuzi yuko twavuye mu rupfu tukagera mu bugingo. Binyibutsa amagambo yavuye mu kanwa k'umwami Yesu Kristo ari muri Yohana igice cyaho cya 5 umurongo wa 24, aho yavuze ngo ni ukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho, kandi ntazacirwaho iteka, ahubwo abavuye mu rupfu ageze mu bugingo. Yohana kuko yizeraga Yesu Kristo akizera n'amasezerano y'Imana, aravuga ngo iki? Aravuga ngo twebwe tuzi yuko twavuye mu rupfu tukagera mu bugingo kuko dukunda bene data. Yohana wa 1 igice cyaho cya 4 umurongo wa 13 ngo iki nicyo kitumenyesha ko tuguma muri yo nayo ikaguma muri twe, nuko yaduhaye ku mwuka wayo.
inyandiko za Yohana zuzuyemwo ibyiringiro, ubwishingizi, nta gushidikanya namba yari afite ku gakiza ke. Pawulo se hano muri Timoteyo wa kabiri igice cya mbere umurongo waho wa 12, Bibiliya irambwira ngo nicyo gituma mbabazwa nyamara singira isoni, kuko nzi uwo nizeye uwo ari we, kandi nzi neza yuko abasha kurinda ikibitsanyo namubikije kugeza kuri urya. Pawulo nta soni yari atewe no kuba mu mibabaro, kuko yari azi Uwiteka neza imbona nkubone, kandi yari yiringiye imbaraga ze zo kumurinda kugeza kuri urya munsi. Yohana 10:14 Yesu yavuze aya magambo, yaravuze ngo nijye mwungeri mwiza, kandi menya izanjye zikamenya. Iki rwose nicyo rurangiza. Cyo rurangiza ku kibazo kivuga ngo ese dushobora kumenya ko dufite ubugingo buhoraho? Dushobora kumenya ko dukijijwe? Dushobora kumenya ko izina ryacu ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Kandi hari ikindi kibazo, ese abigishwa be bari babizi bo? Yesu yavuze ko azi intama ze, kandi ko intama ze nazo zimuzi. Aya magambo Yesu niwe wayivugiye, ko intama ze azizi kandi ko nazo ubwazo zimuzi. Hari ikibazo ngira ngo twibaza, kubera iki abavuga ko ari abakristo benshi cyane mu madini n'amatorero menshi bitandukanye babura ibyiringiro? Kubera iki abavuga ko ari abakristo benshi bari mu matorero n'amadini bitandukanye babura ibyiringiro bizima? Icya mbere mbona ko ari ukugira kwizera gupfuye ariko mu itangiriro. Mbese umuntu akibwira ko atangiye kuba umukristo, ariko mu by'ukuri aho atangiriye hatekerezaho neza cyane. Aho atangiriye, iyo mvuze kuva mu itangiriro mba ndi kuvuga cyangwa se mba ndi gukomoza kuri cya gihe umuntu yakoraga uguhamya runaka mu idini, agaca bugufi mu rusengero, akabatizwa umubatizo runaka, maze akiyunga ku gisa n'itorero runaka. Akenshi ibyo bikorwa ntibibyara ibyiringiro kubera izi mpamvu. Icya mbere, hashobora kuba hatarabayeho kwihana nyako. Icya kabiri, ukumenya ukuri gushobora kuba kwari kuri mu mutwe atari mu mutima. Hari abantu bumva neza ibyo ijambo ry'Imana rivuga, bakaba babifite mu mitwe yabo, ariko mu by'ukuri bakaba batabyizera mu mitima yabo. Icya gatatu, gishobora kuba cyari igikorwa kidafite aho gihuriye 100% no kumenya Kristo. Ndavuga icyo gihe mu itangiriro ry'umuntu, igihe yari atangiye kuvuga ngo agiye kwiyunga ku itorero cyangwa idini runaka, cyangwa se ngo agiye gukizwa, bishobora kuba cyari igikorwa kidafite aho gihuriye 100% no kumenya Kristo. Nta muntu uza ku itorero ngo abone agakiza. Tugomba kuza kuri Kristo. Ni Kristo ugomba kwaturwa nk'umwami n'umukiza no kwakirwa mu kwizera, ntabwo ari ukuvuga urutonde rw'ibyaha byawe. Icya kabiri gitera abantu benshi kubura ibyiringiro ni ukuntu umuntu yiyumva, akenshi akabisimbuza kwizera. None umwe akavuga ati rwose igihe ndumva ndi umuntu mwiza, cyangwa se ati jyewe rwose ndumva agakiza kanjye katagihari. Mu gukizwa amarangamutima adasanzwe, amarangamutima n'ibindi ntabwo byasezeranijwe cyangwa ngo bibe mu bisabwa kugira ngo umuntu akizwe. Ndagira ngo nkwinginge usome neza witonze Yohana igice cya mbere umurongo wa 12, usome Yohana igice cya gatatu umurongo wa 16, usome Yohana igice cya gatanu umurongo wa 24, usome Yohana igice cya 10 umurongo wa 9, usome ibyakozwe n'intumwa igice cya 10 umurongo wa 9 kugeza ku wa 10. Uzabona ko nta murongo n'umwe mu mirongo ikomeye
yo mu byanditswe byera ikubwira uko umuntu akizwa, utanga n'akamenyetso na gato, kuko ibyiyumvo bigira uruhare mu gakiza, cyangwa se amarangamutima yawe, ibyiyumvo byawe, uko wiyumva, nta ruhare namba bigira mu gakiza. Ibyiringiro bihoraho ntabwo bizanwa n'uko umuntu yiyumva, ahubwo bizanwa no kwizerera mu butware. Bizanwa no kwizerera mu butware bw'ijambo ry'Imana. Bamwe mu bavuga yuko biyumvise ukuntu runaka cyangwa ko bagize amarangamutima akomeye igihe bakizwaga, akenshi batsindagira ko batandukanye mu buryo bakira ijambo ry'Imana cyangwa se agakiza n'ukuri. Ntabwo ari uko umuntu yiyumva. Ntabwo ari uko umuntu yiyumva. Rero umuntu wese ubura ibyiringiro by'agakiza biba byapfiriye mu ntangiriro. Icya gatatu gituma umuntu abura ibyiringiro, cya mbere twabonye yuko kwizera gupfuye mu ntangiriro. Hanyuma hari abandi bantu bagira ikibazo bakibwira ko uko umuntu yiyumva akenshi bakabisimbuza kwizera. Iki ni icya kabiri, abantu basimbuza amarangamutima yabo kwizera ntabwo bagira ibyiringiro. Icya gatatu ni ukunanirwa kwakira Kristo wenyine. Iki ndagitindaho, kunanirwa kwakira Kristo wenyine. Abantu benshi babura ibyiringiro bizima, ibyiringiro byuzuye bitanyeganyega, bitewe no kunanirwa kwakira Kristo wenyine. Kutakira Kristo wenyine. Igihe Kristo yapfaga yaravuze ati birarangiye. Yohana igice cya 19 umurongo waho wa 30. Ikibazo rero ni iki? Ese ni iki cyari kirangiye? Amategeko yari yarubahirijwe kandi asohojwe. Iyo urebye mu Baroma 10 umurongo waho wa 4, ndetse umuvumo w'icyaha wakuweho kuri twe. Mu Bagalatiya 3 umurongo waho wa 10 kugeza ku wa 14, Kristo yikoreye ibyaha byacu abishyira kure yacu. Mu Bakorinto ba 2 igice cya 5:21 biravuga ngo utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Gutsindishirizwa kwarakozwe, kandi Imana inyurwa n'iyo nyishyu y'ibyaha byacu. Mu Baroma igice cya 4 umurongo wa 25 aravuga ngo ugucungurwa kwacu no kubabarirwa byari byishyuwe. Ibi rero nibyo byarangiye Yesu yavuze. Mu yandi magambo, agakiza, Yesu yakoze ibyagombaga gukorwa byose kugira ngo jyewe nawe duhabwe agakiza. Abantu bamwe bagerageza kongera Yesu ku rutonde rwabo rw'ibintu bizera. Ntabwo bizera Yesu wenyine, bananiwe kwakira Kristo wenyine ngo abe umukiza wabo, ahubwo bagerageza kongera Yesu ku rutonde rwabo rw'ibintu bizera. Bizera Yesu wongeyeho ikindi kintu runaka, wenda umubatizo, wenda idini yabo, wenda umuryango wabo. Bizera Yesu wongeyeho ikindi kintu runaka, kandi nta kintu cyakongerwa ku murimo wakozwe kandi ukarangizwa na Kristo. Imigenzi iyo ari yo yose y'idini, umubatizo, gukomezwa n'ibindi, ntacyo bizongera ku gakiza kawe. Agomba kuba Yesu wenyine, cyangwa akaba ari nta gakiza ufite nyako. Ndagira ngo turebe muri Yohana igice cya 10 umurongo waho cya 14 umurongo waho wa 6. Abantu benshi barawuzi. Ni umurongo uvuga ngo wavuye mu kanwa ka Yesu. Yaravuze ngo nige nzira, ukuri n'ubugingo. Nige nzira, ukuri n'ubugingo. Ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Ntabwo ari Yesu wongeyeho idini yawe. Ntabwo ari Yesu wongeyeho ibyo utekereza.
ntabwo ari Yesu wongeyeho ibyo washobora gukora, icya cumi, kubatizwa, n'ibindi byinshi cyane. Oya, ni Yesu wenyine. Abagalatiya 2:21. Abagalatiya 2:21. Ndagira ngo utekereze niba koko ufite ibyiringiro bizima cyangwa se warabuze ibyiringiro. Niba warabibuze, urebe izi mpamvu zituma abantu benshi bitwa abakristo babura ibyiringiro, maze urebe nawe uruhande waba urimo uyu munsi wa none, ushaka ubufasha buva mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Abagalatiya 2:21 haravuga ngo, simpindura ubusa ubuntu bw'Imana, kuko niba gukiranuka kuzanwa n'amategeko, Kristo aba yarapfiriye ubusa. Hari abantu benshi njya mpura nabo mu ivugabutumwa, bakambwira bati, pasiteri, rwose ndimo gukora ibishoboka byose. Bakambwira bati, rwose jyewe ijuru ndi kurikorera kandi nzi ko Imana izarimpa. Bakavuga ibintu byinshi cyane bitandukanye, ariko bishingiye ku mbaraga zabo. Nyamara Imana iravuga ngo, niba gukiranuka guheshwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, Kristo yaba yarapfiriye ubusa. Mu yandi magambo, imirimo ntishobora kugukiza kuva umurimo wose warakozwe. Ntushobora gukorera agakiza ngo Imana ikaguhembe cyangwa ngo ukagure. Ni impano y'ubuntu bw'Imana kandi yishyuwe 100%. Ibyo kurya Imana ishaka gusa ko uza maze ukarya. Ni nk'aho ibyo kurya byaruwe, Imana ishaka gusa ko uza ukarya. Ubwo umurimo wakozwe warangiye, Imana ishaka ko uruhukira kandi ukanezererwa muri uwo murimo. Rekeraho gushakisha ibyiyumvo bidasanzwe, maze utangire kwishimira mu bizima bifatika by'ukuri. Rekeraho kugerageza gukorera agakiza, maze utangire kuruhukira mu gucungurwa kwarangiye. N'ibyakabaye bisaba byinshi biruta ibyanyuze Imana Nyirimbaraga ngo kwizera kwawe kunyurwe, yewe n'umutima wawe unyurwe. Nta kintu mbona cyakabaye kiguhangayikisha, kandi Imana y'ubwayo yaranyuzwe n'igitambo cya Yesu Kristo. Ndagira ngo nsubiremo, kubera iki abantu benshi bavuga ko ari abakristo babura ibyiringiro? Twabonye ibintu byinshi, ariko kunanirwa kwakira Kristo wenyine, ibi bintu bituma abantu benshi batagira ibyiringiro byuzuye. Kandi ikindi twabonye ni uko umuntu yiyumva akenshi akabisimbuza kwizera. Ibi ni nko gushingira agakiza kawe ku marangamutima yawe kuko wiyumva. Ibi ntabwo byaguhesha ibyiringiro byuzuye. Icya gatatu twabonye ni ukwizera gupfuye mu itangiriro. Ukizera ibihabanye n'iby'Imana ivuga ku bijyanye n'uko umuntu akizwa. Iyo wizeye ibyo bihabanye n'ibyo Imana ivuga ku bijyanye n'agakiza, ndakubwiza ukuri ko udashobora kwigera ugira ibyiringiro byuzuye. Nyamara abakristo nyakuri bajya babura ibyiringiro by'agakiza babitewe n'ibi bikurikira. Icya mbere, kudashobora gukora ibihamya agakiza kabo. Kudashobora guhamya ibihamya agakiza kabo. Yakobo yaravuze ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Ndagira ngo turebe mu Abafilipi igice cyaho cya 2 umurongo waho wa 12. Abafilipi igice cyaho cya 2 umurongo waho wa 12. Bibiliya irambwira ngo, nuko abo nkunda nk'uko iteka ryose mwajyaga mwumvira, uretse igihe mpari gusa, ahubwo cyane cyane ntari, mube ariko musohoza agakiza kanyu mutinya, muhinda imishyitsi. Abantu b'abakristo badashobora gukora ibihamya agakiza kabo. Mu yandi magambo, ngo babeho ibihuza ubuzima buhuza no kwizera kwabo no guhamya kwabo. Aba nabo rimwe na rimwe bajya babura ibyiringiro by'agakiza kabo.
reba ukuntu ku munsi wa Pantekote mu ntangiriro z'ikinyejana cy'ubukristo abizera hari ibintu 7 bakoraga. Ikintu cya mbere tubona Bibiliya ivuga muri iki gice cy'ibyakozwe n'intumwa cya 2, tubona ko bakiriye ijambo ry'Imana maze baba barakijijwe. Bakiriye ijambo ry'Imana cyangwa se bizeye ijambo ry'Imana baba barakijijwe. Icya kabiri, barabatijwe. Bamaze kubatizwa bongerewe ku bari basanzwe ari abizera, mu yandi magambo biyunze ku itorero. Icya gatatu, icya kane mumbabarire, bakomeje mu nyigisho. Ibyo ni nko kwigisha cyangwa se ukwiga Bibiliya. Bize Bibiliya, bakomeje mu nyigisho, bakomeje kwiga Bibiliya. Icya gatanu, bakomezaga gusabana. Abakristo bakenuraga abandi bakristo, basangiraga ibyabo. Icya gatandatu, bakomezaga kumanyagura imitsima. Ibi ni nko kuvuga igaburo ryera. Icya karindwi, bakomezaga gusenga. Bubatse cyane ubuzima bwabo bwo gusenga. Gukurikiza urugero rw'ibi bintu 7 ni ikintu kinaniye miliyoni nyinshi z'abantu bo muri iyi minsi. Bamwe bavuga ko bababariwe nubwo bataratangira gukora nk'umukristo, bataratangira kubaho nk'abakristo. Nta kintu na kimwe kiberekanaho ko ari abakristo. Ariko ibi bintu byose bisa bitya bijyana mu gushidikanya. Niba umuntu ukijijwe ananiwe gukora ibihamya agakiza ke, ni lazima ubwo abarimwo amanuka yiruka yerekeza mu gushidikanya. Icya kabiri ni ukunanirwa kwikomeza bo ubwabo mu ijambo ry'Imana. Kunanirwa kwikomeza ubwabo mu ijambo ry'Imana. Mwene magambo, ntabwo ari uko Imana itabivuga, ahubwo ikibazo abo bakristo baba bafite ni uko bananirwa gukomera mu ijambo ry'Imana. Igihe cyashize nanjye niko nari imeze. Narazaga se koko kwera ubu nabankijijwe burundu pe, nkaba ntakirimbutse kweri koko bikaba birangiye, nkaba nkijijwe pe burundu. Reba Abaroma igice cya 10 umurongo wa 17. Kwizera guheshwa no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Mu yandi magambo, nta kwizera nagira keretse gusa nemeye ngaca bugufi, ngatega amatwi, nkumva ijambo rya Kristo. Muri Mariko igice cya 4 umurongo wa 20 aravuga ngo, kandi abagereranwa na za zindi zabibwe mu butaka bwiza, abo nibo bumva iryo jambo bakaryemera. Muri Petero wa mbere igice cya 1 umurongo wa 23 haravuga ngo, kuko mwabyawe ubwa kabiri mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Ijambo ni icyanditswe, igihamya simusiga cy'agakiza kawe. Ndagira ngo usome muri Yohana wa mbere igice cya 5 uhere ku murongo wa 10 ugeze ku wa 12. Byivugeho. Yohana wa mbere igice cya 5 umurongo waho wa 10 kugeza ku wa 12. Ndagira ngo aya magambo tuyasome, maze aya magambo uyivugeho, cyangwa se wowe ubwawe wumve ko ari amagambo y'ukuri mu mutima wawe, kandi ntabwo koko uraba uri gukora ibintu bidasanzwe, ahubwo ukuri nuko koko aya magambo ari ay'ukuri. Bibiliya irambwira ngo uwizera umwana w'Imana aba afite uko guhamya muri we, naho utizera Imana aba yise umunyabinyoma, kuko atemeye iby'Imana yahamije ku mwana wayo. Kandi uko guhamya nuko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo bubonerwa mu mwana wayo. Ufite uwo mwana niwe ufite ubwo bugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Aya magambo ndagira ngo uyahindure ayawe. Niba ko kuri gukora iby'Imana ivuga mwe aya magambo, none se niki gikwiye kukubuza kugira ibyiringiro?
ariko niba atari ko bimeze uzabura ibyiringiro. I Karuvari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze Yesu agarutse nonaha, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero: 0783 00 16 46. Imana iguha umugisha. Kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira. Niwaburira imbabazi